usanga inshuro nyinshi dutegura ingendo tukazitegura hashirize habure igihe, tukabitegura neza, tukagura amatike ari ay'indege se, ari ay'amabisi, ari ay'imodoka se, cyangwa se imodoka zacu bwite, cyangwa se tukaba twakodesheje, maze tukagenda tukerekeza mu cyerekezo tugiyemo, tukagerayo, tukaza kugaruka tugataha, cyangwa se tukamarayo igihe runaka tukazagaruka. Gahunda uko twaziteguye zikagenda neza, nta kirogo yibayeho, ndetse n'abo twateguje mbere yuko tugenda tugasanga baratwiteguye bakatwakira neza, cyangwa se ibyo twari tugiyemo tukagerayo amahoro, tukabikora neza bikagenda neza. Inshuro nyinshi turabikora tukumva ni ibintu bisanzwe, ariko burya nibyo koko ntibisanzwe gutegura urugendo ukarukora ukagenda neza, ariko hari ubwo bitajya bishoboka, hari ubwo bigenda ukundi kuntu. Hari ku munsi wa 4 tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu, hari saa 7:39, saa 7:39 hari ku manywa y'ihangu mu gihugu cy'Ubuhinde, mu majyaruguru ashyira uburengerazuba muri icyo gihugu. Kuri iyo saha ya saa 7:39 nko ku isaha y'i Kigali hari saa 4:09, indege ya Boeing 787 ya kompanyi y'indege yitwa Air India yari itwawe n'umukapiteni witwa Sumit. Yari irimo abantu bagera muri 242. Muri abo 242 harimo 230 b'abagenzi. Muri abo 230 b'abagenzi 169 bari Abahinde, 53 ari Abongereza, naho 7 ari abo muri Portugal, harimo umwe wo muri Canada. Ubwo rero hakiyongeraho 12 b'abakozi bo mu ndege. Iyo ndege ubwo yari imaze umwanya muto cyane ihagurutse ku kibuga cy'indege, yaje kugira ikibazo cya tekinike, communication irahagarara yose. Ubwo uwari utwaye indege yashatse icyo yakora ngo arebe ko yarokora abagenzi bari muri iyo ndege, ariko ntibyamushobokeye. Ubwo yageragezaga kuyururutsa nibwo yabonye agonze inzu ibamo abanyeshuri biga muri kaminuza. Iyo ndege abari bayirimo bose barapfuye, usibye umuntu umwe gusa witwa Kumar Ramesh. Uwo niwe washoboye kurokoka mu buryo bw'igitangaza, akarokokera aho indege yaguye. Yari hafi y'umuryango. Uburyo yarokotsemo ni igitangaza, kuko abandi bose barapfuye. Iyi ndege rero imaze guhitana abantu bagera muri 279 bose hamwe, bamaze kumenyekana ko bapfuye. Ushobora kwibaza ati se ko yarimo 242 ko kibabaye benshi abapfuye? Mwibuke ko nababwiye ko iyo ndege yagonze inzu yabagamo amacumbi y'abanyeshuri. Rero aho yaguye naho hari abantu yahitanye, kandi iyo ndege abakomeretse bari mu bitaro bari kuvurwa 114, ariko aba bose b'inkomere nabo yasanze nabagizweho ingaruka n'umuriro w'iyo ndege, cyangwa se abo yagonze, abo yahuye nabo aho yaguye. Abari mu ndege bose barapfuye, usibye uriya muntu umwe witwa Kumar Ramesh washoboye kurokoka. Muri abo baguye muri iyo ndege harimo umugabo witwa Patrick. Yari amaze imyaka 6 ari umuganga mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyo myaka 6 yari ayimaze akora uburyo bwose bushoboka kugira ngo azabashe kubana n'umuryango we muri icyo gihugu cy'Ubwongereza. Umuryango we warasigaye mu Buhinde. Mu bagize umuryango we harimo umugore witwa Komi Vyas, umugore wa Patrick,
ubwo nawe yari amaze gusezera mu bitaro yakoragamo mu Buhinde. Ubwo bari bafashe indege n'umuryango we wose, umuryango wa Patrick, umugore we n'abana 3 bagiye kuba mu Bwongereza. Bagiye kuba mu Bwongereza. Uyu mugabo Patrick yari amaze kubona ibyangombwa bimwemerera ko umuryango we wamusanga mu Bwongereza. Ubwo rero yaraje kuwufata kugira ngo nyuma y'imyaka 6 bamaze bakora baba ahantu hatandukanye babashe kubana nk'umuryango ahantu hamwe. Iyo ni insinzi ikomeye uyu muryango wari ugezeho. Icyo ni igikorwa cyiza gikomeye bari bagiye gukora kugira ngo babashe kubana. Harimo abana 3. Birumvikana ko uyu muryango w'abantu 5 bari bamaze iminsi bari mu myiteguro, bitegura urugendo, bitegura guhindura ubuzima. Bapakiye ibikapu byabo neza, bari baragize ibihe byo gusezera ku miryango yabo, bari baragize ibihe byo gusezera ku nshuti zabo. Abana bari baragiye basezera ku bandi bana baturanye ndetse nabo bafitanye amasano. Bari barasezeye kandi ku bandi bana biganaga. Abo bose babasezeragaho babifurizaga urugendo rwiza, kandi bari bishimiye cyane ku umuryango ugiye kuba bagiye kongera kugira ibihe byo kuba hamwe. Ibirori byari byarateguwe byo gusezeranaho nk'inshuti zabo z'inkoramutima. Bamwe bati tuzaza kubasura, abandi bakababwira bati tuzabakumbura. Byose byakorwaga biringiye ko mu gihe gitoya baraba bageze i London mu Bwongereza. Mu munezero mwinshi binjiye mu ndege bishimye. Binjira muri iyo ndege yari ibajyanye mu mujyi wa London. Bageze mu ndege bafashe amafoto bohereza inshuti zabo. Ibi twese bitubaho, ukamwereka ko ugiye, ukabishimira ko noneho igihe kigezwe mugiye. Iyo foto yari ifite caption cyangwa se bashyizeho amagambo yandika ngo next stop home. Turaza guhagararira, turaza kuruhukira iwacu, mbese niho turi buruhukire mu iwacu. Mu gihe gito indege ihagurutse, ibyo bari barateguye byose byahindutse ubusa. Imigambi yose bari bafite mu mitekerezo byabo yarangiriye aho ngaho. Inzozi zabo zari zimaze igihe kinini zahise zishyirwaho iherezo mu buryo butari bwitezwe kandi butunguranye. Babwiwe n'utwaye indege ko indege igize ikibazo. Ari uyu muryango n'abandi bantu nk'uko twabivuze 242 nta kindi bafite cyo gukora usibye gutegereza icyo Imana iri bubakorere. Nuko mu gihe barimo bategereje icyabaye nuko umuriro wabatwitse, kuko indege yarahiye irakongoka yose. Ari uyu muryango wa Patrick, ari n'abandi bantu bari muri iyi ndege, bose bari bafite urugendo berekejemo, bose bafite imigambi y'ibyo bashaka kugeraho, bose bafite intego runaka mu buzima bwabo, bose bafite bagenzi babo bagomba kubategereza ku kibuga cy'indege cyangwa se mu mago yabo. Ariko ibyo byose byahindutse mu munota umwe, mu kanya nk'ako guhumbya, biba bibaye ubusa gusa. Inzira ya muntu rero ni ukunguka imera. Dutangira urugendo ariko tutazi uko tuzarusoza. Si urugendo rw'indege gusa cyangwa se urugendo rw'ibinyabiziga, ahubwo n'urugendo rw'imipango dufite y'ibyo duteganya gukora ntitwa tuzi uko ruzasoza. Mu mibereho yacu ya buri munsi turategura tugashyira mu bikorwa, kubw'amahirwe y'Imana tukabona biratunganye. Ariko igihe cyose dukwiriye kumenya ko, dukwiriye kuzirikana ko ubuzima bwacu bushobora gushyirwaho iherezo tugitangira urugendo, cyangwa bugashyirwaho iherezo tugeze mu rugendo mo hagati, cyangwa bugashyirwaho iherezo tugeze aho twajyaga. Ubuzima bwacu ni nk'uburabyo, burabya akanya gato ejo bukaba burumye. Niyo mpamvu tugirwa inama ngo mu buzima bwawe, mu byo utegura, mu byo ntegura, ujye uhora
uteganya ko umunsi wawe ari uyu munsi, ejo ntabwo uzi uko hameze. Ndetse no gutegura amasaha yigiye imbere naho ntabwo uzi uko biriya bimeze. Twagiye twumva abantu benshi ajya muri dushe ngo yoge, arangiza ajya muri gahunda ze akagwa muri dushe. Hari umanuka kuri esikariye akaba araguye bikaba birarangiye. Ubuzima turimo burya nubwo tugira gutya tukisanga turi gutegura imishinga y'ahazaza, byose twese bishyira mu biganza by'Imana, maze gahunda zacu twategura zose tubishyire mu biganza by'Imana ko tutazi niba tuzageza ejo cyangwa ejo bundi. Maze umunsi wacu w'uyu munsi, ibyo dutegura bindi nibigerwaho dushima Imana, nibitagerwaho kandi nabwo tugasigara turi amahoro, nabwo dushima Imana ko dusigaye turi amahoro. Uyu muryango wa Patrick ndatekereza ko wari kubahitishamo, cyangwa se n'abantu bose bari bagiye muri iyi ndege, kabahitishamo bati nimujya muri iyi ndege murapfa, ibyiza nuko mwasibira mukazagenda nyuma y'umwaka umwe. Ntekereza ko bashobora guhitamo gusigara ntibagende muri iyi ndege. Ariko umunsi inzira y'umuntu cyangwa se inzira ya muntu iyo yageze, nta gishobora kugutangira. Hari expression y'ikinyarwanda nigeze kumva ngo aho uzagwa ubyuka ujyayo, aho uzagwa ubyuka ujyayo. Bisobanuye ngo ahantu uzagwa, ahantu hazagutwara ubuzima, nta gishobora gutangira ko aho hantu uhajya. Niko bitugendekera mu buzima. Rero mu buzima bwacu bwa buri munsi tujye duhora twiteguye. Yesu Kristo yaravuze ati muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Icyo gihe yavugaga umunsi wo kugaruka kwe. Ariko nanone yigeze kubwira abantu, arabwira ati mbese kuki wibwira iby'ejo? Ubwirwa n'iki ko ejo uzahagera? Ibwira iby'uyu munsi, iby'ejo bihari umunsi w'ejo nuhagera. Mu by'ukuri aya magambo iyo tuyumvise ariye dutekereza ko twabaho nta kintu dutegura. Oya, tubaho dutegura, ariko tukaba tuzi ko bishobora gushyika, tukaba tugomba kubaho tuzi ko bishobora gushyika cyangwa ntibinashyike, ko bishobora gupfira mu ntangiriro cyangwa bigapfira mu musozo, ko dushobora kugera iyo twajyaga cyangwa ntitugereyo, ko dushobora kugeza umushinga wacu tukawugeza ku musozo cyangwa ntituwugezeyo, ko dushobora gutangira ibintu bikagera ku musozo wabyo cyangwa ntibigereyo. Rero reka duhore twiteguye kuko tutazi ubuzima aho butwerekeza, kandi inzira ya muntu, inzira yawe, inzira yanjye ntabwo tuzi aho itwerekeza. Maze nitubishobora mu rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro. Iryo ni isomo rikomeye ryanditswe mu Baroma, ati murwanye uruhande. Pawulo yabyandikiye Abaroma ati murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Duharanire kubana n'abantu bose amahoro, nubwo bitatworohera, ariko byibura mu mibereho yacu twirinde guhemuka kuko ubuzima bwacu ni bugufi kandi igihe cyacu ni kigufi, ndetse igishobora kudutwara ubuzima bihora biri aho iruhande rwacu. Igihe cyabyo kigeze, ubuzima bwacu bushyirwaho iherezo. Reka nkwifurize kubaho ubuzima uhora buzirikana ko igihe cyacu ari kigufi, ko dukwiriye guhora tubera abandi umugisha, ko dukwiriye guhora twirinda icyaduteza ingorane ku bandi tukabiharanira. Twagirana ikibazo n'umuntu runaka bishobora gushyika, tukibyibuka ku kanya tukamusaba imbabazi. Ashobora kutatubabarira, ashobora kutaduha imbabazi nk'uko tuzimusabye tubishaka, ariko ku rwawe ruhande ukora icyo ukwiriye gukora. Reka rero ngusabire kugira ngo Yesu Kristo abane nawe, Yesu Kristo abane nanjye, kugira ngo mu mibereho yacu tujye duhora tuzi ko ubuzima bwacu dufite uyu munsi bushobora gushyirwaho iherezo ku munota uwo ari wo wose. Ibyo twateguraga byose bikabirangiriye aho ngaho, maze bitume tubaho iteka tuzi ko inzira ya muntu ari inzira yuzuyemo ibintu byinshi bitungurana, kandi maze duhore twiteguye mu mitima kugira ngo icyadutungura cyose tupfe dupfiriye mu Mwami Imana, cyangwa se tupfe tubikiwe ubugingo buhoraho kugira ngo tuzaboneke ku munsi w'umuzuko. Nibyo ngusabira, nanjye ndabyisabira mu izina rya Yesu.